Reka twongere tubahe ikaze hano mu murenge wa Bumbogo, aho tugiye kukuzanira inzu yakisesinga umuhanda ya makeya y'igiciro gito cyane, ihagaze miliyoni 5 ariko ushobora kunegosiya, ikaba ifite umuriro, ikaba ifite no hafi amazi, nayo turayajyaho tuyakwereke. Reka tuyigeho iyo nzu kuko ubu turi kugenda ku buso bwaho, hakaba hafite ubuso 800 nubwo icyangombwa ari ugukataho. Reka tuhajye, ni ukuvuga ngo hagera ku muhanda, ni ahantu hagera ku muhanda, ku muhanda ni aho haruguru. Reka tuze kuri iyo nzu, ni iyi ngiyi, dore ngiyi iyo nzu, murabona ko ifite umuriro, ifite umuriro na pariseri ngari. Murabona ko harimo urutoki, ni ahantu harimo n'urutoki, dore n'igikoni gishobora kuzavugururwa. Aka ni akamari ka make cyane, murabona ko gafite pariseri ngari ku muhanda. Ngaho kuri ibyo biti urabona ko hagera no ku muhanda, ni ahantu heza cyane hatakabaye hagucika. Nimba ukunda imari za makeya tukugezaho hano mu murenge wa Bumbogo, mu kagari ka Nyagasozi, ni hamwe mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ni hamwe mu hantu haboneka ikintu gishoboka cyose ushobora gukenera mu buzima. Ubwo tuvuze ibikorwa remezo bitandukanye, ni ahantu heza cyane. Amazi yo nk'uko nabibabwiraga, ni amazi ahoraho munsi y'urugo, mbese umuntu uzaza kuhagura azaba afite amazi munsi y'urugo, si ngombwa nayakurure ngo ayazane mu rugo iwe. Reka dukore ako kagendo tujyeyo ukarebe. Urabona ni ahantu ushobora kuzagura, hakaba hari urutoki rugari, ukaba wanazanahagura, ukahagura ukahashyira urutoki nawe rugari. Ubwo turi kwerekeza ku mugezi, ku mugezi waho. Ni umugezi utari isoko, ariko ni wa wundi nyine baduhaye. Ni ahantu munsi y'urugo rwose, murabona ko ari ahangaha, dore kuri za nzu, dore ngaho. Ubwo rero ni hahandi mu gikari cyaho, urabona ko ari umugezi ukoreshwa nta kibazo. Dore ngaha ku mugezi, aha barahavoma cyane, ni amazi ahoraho, ni ahantu heza cyane. Murabona urutoki ruba ruhari, ni ahantu hera, mbese ku muntu waba ufite umuryango, aha niho hantu ashobora gukomereza ubuzima bukagenda neza cyane. Tubabwira ko izi mari tuba tuzifite zigiye zitandukanye za makeya, tugenda dutoranya imari za makeya ku bantu, kuko naje gusanga abantu benshi bishimira kugura ahantu ha makeya, habahendukiye kandi heza. Ni ukuvuga ngo nk'uko nabibabwiye mu mavidewo agenda atambuka, aha hantu hakoreshwa 1500 uva mu Izindiro cyangwa mu Birembo Ikinyinya hariya, ni mu birometero 13. Ibirometero 13 ntabwo ari byinshi uturuka mu mujyi wa Kigali, ntabwo ari byinshi rwose. Ubisobanukiwe araza kumva atari byinshi. Dore ngaha rero tugarutse mu rugo, murabona ko atari kure rwose, uvuye kuvoma ntabwo ari kure. Ni ivomo twahawe n'abapadiri, rimaze igihe kinini cyane rikora, nta kibazo ryabaye gakondo. Dore ngaha rero ku muhanda ko muhabona, urabona ko atari kure y'umuhanda, umuhanda nguyu rwose. Dore ngaha murabona inzu ngiyo, aha hantu ntihabacike, murabona ko hahendutse. Murakoze, turabashimiye, mugire ibihe byiza n'iminsi mikuru
izababere myiza ya Noheli n'Ubunani, murakoze.